Umukobwa yasohokanye na ex wiwe, bamaze gusohokana nyine urumva bari batembereye ambwira ati ese ubundi twapfuye iki, ubundi niki cyatumye njye nawe dushwana, kubera iki rwose byabayeho. Arangije nyine bavuga ati ntabwo twabivuganira aha ngaha nyine, reka tugende tubivugane turi no gusangira. Nuko nguko baza hano ngaha nyine muri hoteli baza gusangira. Umukobwa abonye umuhungu asohotse kuri telefone afite ibyo agiye kuvugana n'abantu bari bamuhamagaye, niko gufata uburozi arangije abasize mu biryo. Urabona rwose umuhungu yaragarutse, muri uko kugaruka aba arimo kwitegereza ibintu byose birimo biraba, ariko umukobwa ntiyamenya yuko rwose bamubonye. Umukobwa yikomereza kurya, umuhungu nawe nyine arangije hano ngaha byose kubireba, akantu ku kandi yakabonye ko umukobwa yamaze kumuroga, amaze kumushyirira ibiryo uburozi mu biryo. Ikintu yakoze yabwiye seriveri arambwira ati ibi ngibi wowe wibyitaho byihorere, ahubwo njyewe uzi uduserive nk'ibisanzwe nk'uko byari bisanzwe nyine nta kibazo, ubundi wirebera icyo nzawukorera umukobwa aha ngaha. Umuhungu yaraje aza gahoro gahoro yitonze, arangije nyine asanga umukobwa atangiye kurya, umukobwa aramwenyura. Urebe ba Sekibi, mu by'ukuri nta nubwo baba bishinja ibyo bari gukora bidakwiye. Umugambwa ati kumva nakomeje kurya se biraryoshye, waryohewe? Umukobwa ati biraryoshye, uti rwose niyo mpamvu ntanagutegereje, atabwo rwose icara dusangira. Umuntu wari gutesheje apeti koko ninde agatuma ugenda? Nazi yuko umuhungu byose yabimenye, nazi yuko uno muhungu bari kumwe abizi neza. Arangije ambwira ati none se uranywa ino juice nzanye? Umukobwa ati ntayanga gute ari wowe uyizanye? Uti it's okay, nta kibazo rwose, nta kibazo na kimwe cyatuma nanga ibintu uzanye, uti ngomba kubinywa rwose. Ati rega nubwo twashwanye buriya kari gasigayemo rwose, urukundo hari rwari rwasigayemo, ati nta mpamvu rero yo kwanga ibyo unzaniye. Urabona rwose uno muhungu yabwiye seriveri amubwira ati nta kibazo wowe bitereka aha ngaha nurangiza wigendere, turaza kwisavinga nta kibazo, wowe bitereka aha ngaha nurangiza wigendere nta kibazo, natwe turi bakuru turaza kwiyitaho. Umukobwa icyo atazi ni uko byose umuhungu yabibonye. Umuhungu arangije hano ngaha aricara yegera ibiryo, ariko umuhungu nawe nyine aravuga ati nubwo ngiye kubirya ariko nyine ndabyibuka yuko babihumanyije nta mpamvu. Urabona umuhungu nawe si ikigoryi, umuhungu nawe azi ubwenge, nta mpamvu yo kuba warya ibintu byahumanyijwe kandi ubizi neza yuko byahumanyijwe. Ikintu hano umuhungu yabanje gukora, yavuze imbere yo kubirya reka mbanze nkwerekesha ko nanjye ndi umunyabwenge. Arangije amaze kubirya, uno mukobwa yitwa Claudine hano ngaha arangije aravuga ati ngomba kuguha keya rwose, nta kundi nyine. Umuhungu, urabona umuhungu w'umunyabwenge aba atangiye guhinduranya ibiryo, nubwo abihinduranyije umukobwa ntiyamenye yuko ibiryo babiguranye. Umuhungu hano ngaha arangije ambwira ati urakoze rwose, uti mbabarira ndakugoye ariko wihangane. Umukobwa icyo atazi ni uko ibiryo bamaze kubigurana. Umukobwa amubwira ati nta kibazo rwose, uti ubu ngubu njye nawe dushaka twasubira no mu rukundo, erega nta kibazo cyanjye nawe. Uti umuhungu amaze ubu se ntabwo bimenetse? Ati ubu se ntabwo gitobotse? Umukobwa ati oya, ati rwose nta cyatobotse, nta gipfuye rwose, iracyari nzima nk'uko bayizanye. Nuko nguko umuhungu arangije nyine amubwira ati oke ni byiza, noneho twabanza tukarya, twamara kurya ukabona kunywa. Umukobwa ati oya ahubwo zana mbanze ngusukire ubanze unywe. Umuhungu ati oya ariko twabanza tukanarya nta kibazo, uti kurya buriya nicyo byiza ubundi umuntu akanywa nyuma. Umukobwa ati oya nyamara umuntu ashaka nyine arabanza akarya akananywa, ati ntacyo biba bitwaye nyine, ati dushobora twabikora byose, uti nta kintu na kimwe bitwaye. Urabona nyine ahangaha umukobwa avuga ati oke, ati ngiye mu gihe cyabonetse ntabwo nshobora kubyanga, uti ahubwo ngomba kubikora nkisukira nawe ukaza kwisukira. Umuhungu ati oya rwose, ati niba turi mu rukundo nyine nta mpamvu kujya wisukire nanjye nisukire. Uti se wabanje ukarya ibyo ngibyo ukabireka?
umuhungu icyo yakoze we yariririye afata ibiryo ararya. Umukobwa icyo atazi ni uko umuhungu ibiryo ari kurya ari bizima byujuje ubuziranenge nta kibazo na gitoya bifite. Umukobwa ati biraryoshye se? Umuhungu ati byabiha gute koko? ati urumva byabiha koko? Umukobwa arangije hano ngaha urebe akantu ku kandi, ino filime uyirebe uyirangize, urebe amasomo meza barimo, urebe ukuntu iri buze kurangira. Kandi ikindi ndakwinginze rwose, niba ino filime igushimishije ukore like ndetse na subscribe utayibagiwe, ubundi nubona ari nziza cyane uyisharinge ku bandi. Hano ngaha Claudine yarafashe nyine afata ibikombe aravuga ati ngereka nsuke rwose ntago mbasha kurya gusa ntarimo no kunywa. Ati kandi wibuke yuko ati nyine njyewe wagiye ngasigara ndi kurya, ati birakwiriye yuko nyine nabanza nkashaka akantu ko kumanuza. Umuhungu amubwira ati okay, ntago wasuka, ati nanjye reka nisukire noneho ati nta kibazo. Umuhungu hano aravuga ati nta kibazo nubwo wamiyo yawe se, ku mutima ati nta kibazo rwose nuko wanayima, ati ntacyo bitwaye kubera yuko ndabizi neza yuko iyo ngiyo ari nzima. Ati nubwo nyine byaba wabyononye ibiryo ndabizi ko ibyo wononye ari byo uri kurya, ati noneho juice yo nta kibazo nubwo wansukira ntacyo bintwaye, ati kuko ndahibereye. Ibyo nibyo yari ari gutekereza mu mutima. Hano ngaha rwose urabona umuhungu yamaze gusuka arangije, umukobwa navuga ati nanjye reka njye noneho turye tunasomeza, ati noneho nibyo biba ari byiza ni nabyo bitonona igifu. Umuhungu amubwira ati rwose ntabwo warya tudakoze cheers, ati ahubwo cheers banze meze ka cheers ubundi tubone kunywamo nk'abantu nyine bakundana, twongere twishime twibutse ibihe byacu bya kera. Uno mukobwa atandukanye n'uno musore, kandi uno musore afite undi mukobwa bakundana. Rero ntago Claudine byamushimishije habe na gatoya, arifuza kubatandukanya, niyo mpamvu yasizemo uburozi. Ntago akeneye yuko uriya mukobwa n'uyu muhungu bakundana, ahubwo arashaka gutandukanya umukobwa n'umuhungu noneho bose bagahomba umuhungu. Ariko mu by'ukuri uno muhungu ntiyarabizi, yarazi ko nyine agomba kumujyana nk'inshuti ye bisanzwe, ariko ntago arazi yuko yamugambanira bigeze hano. Umukobwa yatangiye kurya n'umuhungu ararya, nyine bose barimo bararya kandi bose nyine urabona bari kuganira nk'abantu bari bakumburanye, nk'abantu rwose bari bafitanye urukumbuzi. Umuhungu aryana apeti rwose n'imbaraga nyinshi, ariko umukobwa icyo atazi, ntazi yuko ibiryo birimo uburozi ari buri kubirya, ntazi yuko reba ujisha ari kumureba, reba ukuntu ari kumuravuga ati ndakurangije sha, ati ndabona apeti ufite, ati ndakurangije, ati ubundi se wabonaga njyewe nawe twarize hamwe, ati we icyo utazi nuko ati namaze kubirangiza, wowe rya ugire courage ugire imbaraga rwose, ati ntacyo bintwaye. Nuko akomeza amubwira ati none se biraryoshye cyane? Umubwira ati biraryoshye rwose, resitora wanzanyemo iraryoshye. Ati ahubwo se kuki kera dukundana utigeze unyitaho gutya? kuki ibingibi utigeze ubinkorera? ati urabona ukuntu biri hano hantu ari heza, ati bafite n'ibiryo biryoshye, ati kugira ngo nkwereke yuko biryoshye rwose, ati nuko ibiryana apeti nta kibazo na gitoya rwose mfite, ndumva ari byiza, ati ndumva bishimishije kuba nasohokanye nawe. Umukobwa amwenyuramo, ariko icyo atazi ni uko nyine ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Urabona yuko rwose ahangaha uwo yashakaga kurucira ahubwo niwe rushukanye. Urabona rwose ahangaha umuhungu yari ameze neza, yishimye, nta kibazo afite, arimo kurya anezerewe, n'umukobwa nyine akarya akamubwira ati nta kibazo, ati nawe rya rwose ugire ka apeti, ati ibintu ni amahoro. Umuhungu akomeza amubwira ati rwose, ati sinzi ko n'uriya mukobwa turi kumwe yanyitaho kuriya, ntabwo nzi neza yuko ashobora kunyitaho nk'uko unyitayeho. Uti rero, ati niba ari ibyo ngiye kujya nkundana namwe nindahinza dutandukane, kugira ngo twongera guhura mujye mumereza urukundo nyine mbibone yuko munyitayeho. Umukobwa arangije aramureba amubwira ati ariko, ati nubwo turimo turasangira, uti hari akantu nifuza kukubwira, ariko wowe utukomeze urye nta kibazo. Umukobwa ibintu byatangiye kumurya mu nda, atangira kugenda agira akantu k'agasereri, ariko ntabwo azi neza niba kuko ari byo. Ikintu yabwiye umuhungu, yambwiye ati rero ndifuza no kukuganiriza icyatumye njye nawe tuza tukicara ahangaha tukakimenya.
umukobwa aratangira arisetswa aramubwira ati rwose turabona igihe nawe tumaze dutandukanye nabitekerejeho numva yuko dukwiriye kuba njye nawe twasubirana tukaba twasubira mu rukundo ukongera ukankunda ati noneho rero ikintu wowe ugiye gukora nta kindi ni kimwe cyonyine ntago ndi bukugore rwose nawe ndabizi yuko bigoranye kuba wakongera ugasubirana nanjye ariko nyine ibingibi nzambigukorera ndushaho kukwitaho uko bukeye n'uko bwije rwose njye namaze kwicuza nta kibazo na gitoya mfite uti rero ati nawe ikintu ugomba gukora ni kimwe ati ugomba kugenda ukareba uriya mukobwa nyine mwakundanaga ukamubwira yuko rwose byarangiye wowe nawe mutakiri mu rukundo ahubwo wabonye undi mukunzi nyine ugende wowe umuhakanire ungarukire uturanyumva neza azi yuko nyamara ibyo yamuhaye byakoze kandi ntago byigeze bikora umusore yaguye mu kantu aravuga ati ati umukobwa dukundana se akaba ari we makarira nkagaruka iwawe umusore agwa mu kantu ariko nyine aba yabyumvishe umukobwa amubwira ati rero ni ibyo ngibyo ntago ndimo kukwinginga nta nubwo ndi kugusaba mu by'ukuri ngenda ashaka ugenda ukamubwira yuko wabonye undi mukobwa mwiza kandi ugukunda ugukwiriye warangiza ukaza ukabana nanjye umukobwa byatangiye kumurya mu nda byatangiye kugenda bikora mu maraso urabona nubwo ari kuvuga ari kugenda azungera mu ngwano yaramwitegereje cyane areba ibyo n'umukobwa arimo kumubwira ariko ntarimo kubyumva umukobwa akomeza amubwira ati rwose uriya mukobwa nubwo nababonanye ntago muberanye ntago muri couple nziza ntago mujyanye rwose ahubwo icyo nifuza ni uko wagenda ukamubwira mukongera mugatandukana nk'uko mwahuye kuko mwahuye ni wowe ubizi ntago ari njye ubizi rero ugomba kugenda ukamubwira yuko wabonye undi mukobwa mwiza ugukunda ari we ngiye Claudine noneho uriya mugatandukana ukaza ukangarukira ati kandi wamara no kungarukira bikajya no mu muryango ababyeyi bakabimenya nyine ukanyandikaho n'imitungo yawe tugasezerana byemewe n'amategeko ati nuko nguko ndi kubyumva ati kandi nawe nizere yuko turi kubyumva kimwe nuko nkuko umukobwa yamubwiye akomeza amubwira ati rwose njyewe ubu ngubu nuko nkuko bigomba kugenda namaze kubyanzura nta kindi kibazo rwose mfite nyamara ukabivuga nikazungera nikari kugenda hwera urebe neza akantu ku kandi umukobwa amubwira ati nuko nguko mbyumva ahita aryama aho ngaho urebe neza umuhungu arangije kwa yuko we yari abizi yuko nyine umukobwa ariwe wariye bya birozi watabiriye birangira ari we nyine amufasha avuga ati hoya rwose ntago nshobora gutandukana n'umukobwa ngo ngarukire ndabizi neza yuko nta rukundo wari umfitiye ndabizi neza ko washakaga kumpemukira ati rero genda nawe ugende mu mwanya wanjye aho wanyifurizaga ndakeka ari wowe uhagiye ati kandi n'undi munsi ntuzongere guhemuka nuko ngo turangije filime yacu umuhungu wamubwira amagambo akomeye aramubwira ati ibi ngibi ntukajye ubikora ntuzongere guhemuka na rimwe buriya guhemuka ntabwo ari byiza guhemuka ni bibi kuko hari igihe uhemukira umuntu nyamara ngo uwububaho abonwa n'uhagaze hari igihe uhemukira umuntu ugize ngo uramuhemukiye ahubwo bikarangira bya bindi ukoze ari wowe bigarukiriye rero mw'abantu mwe mujye mwirinda guhemuka nta cyiza kirimo guhemuka nta bintu byiza birimo nta nyungu nziza nigeze mbonamo mujye mwirinda guhemuka ntacyo bimaze